ari wa wundi ujya mu mana zitari imana. Ariko ngo umwami Hezekiya ibyo yumvishije, hari ibyo yumvishije bitari byiza, hari inkuru yumvishije zitari nziza, hari amagambo yumvishije atari meza, ngo ako kanya ashishimura umwenda we, yiyambura ubwami bwe, yiyambura icyubahiro cye nk'umwami, ayambara igunira, afata umuntu wo mu bantu be kandi wo mu muryango we, ngo aramubwira ati genda ku muhanuzi. Yego, Yesu ashimwe cyane. amen. Ariko ijambo ryatubwiye ngo umwami yabanje kujya mu nzu y'Imana, ariko aravuga ati ibyo byose ibi bintu izi nkuru sinaziherera. Yego, Dusomye hepfo haravuga ngo genda umubwire ko hari umwana wendaga kuvuka. Yego, Ariko ntabwo uwo mwana afite ahantu ari buvukire, nta mbaraga zo nta kumubyara. mbaraga zo kumubyara zihari. Yego, Yumva ni ibintu birenze, yumva ni ibintu bidasanzwe, ngo atumaho ku muhanuzi, atahari we wenda we uvugana n'Imana yashobora kumfasha gusenga, akambwira amakuru y'ibi bintu bigiye kuba mu bwami bwanjye, aho nyoboye giye mwami Hezekiya, aho magarariye giye mwami Hezekiya. Ndumva aba bantu bashaka gusuzugura Imana yanjye, atumaho ku muhanuzi. Umuhanuzi hari amagambo yamubwiye, hari amagambo yamubwiye, ariko aramuga ati mubihorere, n'ayo magambo ntagutere impagarara. Ati hari aho nasomye ijambo arambwira ati hari aho nzahindura umutima we. Yesu ashimwe cyane. Dukomeje gusoma ayo magambo, ariko ndimo ndatanga ingero ikimana ikoreye umuntu arimo gusenga. Dore umurongo wa 5 isengesho rikora, umurongo wa 5 pastor, kugira ngo ukomeze wari uvuze aho ngaho, reka tuhasome. Haravuga ngo abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya 6. Yesaya arababwira ati mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ati ntutinye amagambo wumvise abagaragu b'umwami wa Shuri, abagaragu b'umwami wa Shuri bikakugera. Imana itegeka ijuru bikaguha icyerekezo, Imana itegeka ijuru kutabarwa kutaturuka ku Mana. Iyo usenga urarwara, ariko kurwara ntago bikuherana. Iyo usenga barakubwiye ngo ntuzakira, nukuri urakira. None kugira ngo wongere usubire mu mwanya wo gusenga, wumve gusenga koko. Gusenga no kuganira n'Imana, no kubana n'Imana. Ntago wabana n'Imana ngo usigare uko waruri. Gusenga niyo wanapfa. Kristo indirimbo remba ngo kubaho ni inyungu no gupfa, kubaho ni inyungu no gupfa nako ni yindi nyungu, no gupfa nabyo ni yindi nyungu, kuko kajya kwibana n'umwami, ubugingo buhoraho, uragenda ukabana n'umwami, kandi ntago tuzabaho nk'amabuye. Ariko iyo usenga hari imiryango ikinguka. Iyo usenga nshuti yanjye nuko urugira ijambo. Ahangaha hari ijambo pastor nkunganireho gatoya. Hari ijambo riboneka muri Zakariya. Zakariya 14 ku murongo waho wa 17. Uri uravuga umuntu usenga nta mvura izagwa. Ni ukuvuga ngo abantu bakeneye kugushirizwa imvura, karande y'iwanyu ugatandukana nayo. Ukeneye gusenga, ukeneye kubona ibintu ku buzima bwawe, nawe ubuzima bwawe bugira diresi. Abantu nibagabanye gusenga, nibagabanye kurya, bagabanye kuryama, bagabanye kwidagadura, basigaze amasaha yo gusenga. Ndafashirwa ku izina ry'Imana. So abantu bagabanye umwanya wo kuryama cyane, bagabanye umwanya wo kwidagadura, bagabanye ibintu n'ibindi. Niba bakeneye ko ubuzima buhinduka, abantu imbaraga, buriya ari akantu buriya ari agatekerezo gakomeye pastor. Buriya ngo inkoko kugira ngo ijye kubyara, buriya bayikubise urushyi. Inkoko buriya ngo nagatekerezo karimo inyigisho. Buriya ngo umwami yahamagaje n'agatekerezo karimo inyigisho. Buriya ngo umwami yahamagaje amatungo yose akoresha umunsi mukuru muri stade. Nagatekerezo narindi rero nkubwira akantu, nagatekerezo karimo inyigisho kugira ngo abadukurikiranye baze gufashwa. No kuvuga ngo tusomye inshuro 2 ariko yasenze inshuro 3.
icyo nashakaga kuvuga pastor ababigishwa bari kumwe na Yesu Yesu yari afite misiyo itahwanye n'aba bigishwa nk'uko uyu munsi waba ufite umuhamagaro uyu muhamagara wawe watumye ufungura ino channel kugira ngo ubutumwa bwa Kristo bwamamare yewe birashoboka kuba nubwo ndi hano atari wo muhamagaro wanjye noneho bikatuma wambwira kugufasha kumva nge ntibindeba cyane kuko vision yawe nanjye mfite nanjye ibyanjye abigishwa bari bafite ibyabo noneho Yesu aravuga ati dusenge ngiye gusenga agarutse asanga aza kubabwira ibyo ababwira ko afite agahinda kenda kumuturiza kenda kumwica aragenda aravuga ati dusenge agarutse asanga basinziriye aravuga ati ntago mubanye nanjye nibura isaha imwe agarutse arongera asanga basinziriye basanga amaso yabo yaremera baravuga atari kuko biri kose musenge kugira ngo mutajya mu mosha ndashaka kuvuga ku ijambo gusenga no kuvuga iyo usenga hari ibintu byinshi cyane gusenga bikurinda Yesu aravuga ati musenge mukanguke si igihe cyo kuryama si igihe cyo gusinzira ni igihe cyo kuba maso ni igihe cyo kuvugana na data ese Yesu nimba aragiye gusenga wowe urinde utajya wibuka ese ushobora kugwa mu mosha nimba utasenze ko batarimo gusenga baguye mu mosha pastor gusenga bituma utagwa mu mosha gusenga bituma uba umugabo w'indashyikirwa gusenga bituma uba umugore udasanzwe cyane kubandi gusenga bituma uba umukobwa atari wa wundi basuzugura uko biboneye gusenga bituma babanza kubazanya ngo ese ndagenda nte uriya mukobwa ndamusanga nte uriya mukobwa nzamubona nte ese nimero ninyibona nzamuvugisha nte ese uriya musore bizagenda gusenga bituma bavuga ngo reka tubifatire umwanya reka tubitekereze turabona bikwiriye turabona isaha igeze Yesu aravuga ngo musenge mutagwa mu mosha ariko baravuga ngo yewe ngo Ndabaramukije mwese bakundwa bene data aho muherereye mu bihugu bitandukanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti ngira ni shalom 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 ya Imana ibahe umugisha muherereye mu bihugu bitandukanye tubahaye ikaze bakunzi ba Pastor Steven TV kuri iki kinyamakuru cy'ijambo ry'Imana turabiyegereje imbere ya kamera murambona sindi jyenyine ndi hamwe n'umutumirwa akaba n'umusangwa kuri iyi televiziyo cyangwa se kuri iki kinyamakuru gitambutse ijambo ry'Imana muramumenyereye ni Pastor Immaculée muri aka kanya imbere yanyu mubona nongeye namugaruye kugira ngo nanone twongere tuganire hejuru y'imbaraga zo gusenga ni igiki gikorwa amen yes turashaka kuganira kuri icyo kiganiro ese hejuru yo gusenga ni iki gusenga bikora hari abenshi bagira intege nkeya muri urwo rugendo rwo gushaka Imana no gusenga bakabikora bya biguru ntege rero nk'umusenzi nk'umwinginzi namubahamagariye kugira ngo tuganire muri icyo kiganiro cyatumye turi hano twembi kugira ngo dufashanye reka rero dusenge tunabashimire ko mukomeje kugaragaza ubudasa bwanyu mushyigikira ubutumwa bwiza mukora like mukora subscribe mukomerezaho rwose mukomerezaho umwana nukura mudushyigikire umwana nukura rwose ibya Yesu ntabwo ari byo bikwiriye kubura abafana babifana ibya Yesu ntabwo kinyamakuru gitambutse ijambo ryaremye ijuru n'isi ntabwo gikwiriye kubura abayoboke isi yose ahubwo nuko bitari mu bushobozi bwanjye nakabaye isi yose nyihatira kujya muri uyu murongo ikumva ijambo ry'Imana ariko koko bitari mu bubasha bwanjye bizashoboka mu nzira yo gusenga mu nzira yo kwizera Imana yatangije umurimo mwiza muri twebwe izanakomeza kuwusohoza rero reka dusenge twe gutinda maze mbakira umukozi w'Imana dukomeze tuganire arashaka kutuganiriza ku gusenga nanjye ndahari kumwunganira no gukomeza kubariza abatari muri uyu mwanya kugira ngo none turusheho kuryoherana twese mu ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye kuri mwiza kandi ukiranuka tugushimiye umukozi wawe wagiye imbere
ukamurinda ku byuma byakozwe n'abantu, ukaba umugeje muri uyu mwanya mwiza muri studio. Hano tugiye kuganiriza abatuye isi. Mwami, tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga zo gusenga n'iki gikorwa. Mwami rero akanwa ke ugakoreshe kandi ubuzima bw'ubusige nk'uko ubikora mu buzima bwa buri munsi, maze uyu mwanya ugiye kudukurikirana wese aze kwambikwa imbaraga binyuze mu mbaraga z'iki kiganiro cy'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Rero turakwakiriye Pastor Immaculée. Murakoze cyane Pastor. Uhawe ikaze muri studio ya Pastor Steven TV. Rwose turakwakiriye. Murakoze. Ganiriza abagukurikiranye, hanyuma basuhuze, ukomerezeho ne ku ijambo riri ku mutima wawe, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Yego. Yesu ashimwe nanone. Amen. Bene data, abakozi b'Imana. Amen. Inshuti zacu, bavandimwe bacu. Ngiye kubasuhuza cyane mu izina rya Yesu. Amen. Nari maze ibyumweru bibiri ahari, ariko uyu munsi ndashimana ko ngiye kunyemerera kugaruka. Nkaba nongeye kugaruka hano muri studio y'umukozi w'Imana. Amen. Pastor muravuga buri munsi ngo Imana ijye guha umugisha. Amen. Umugisha kunyibuka Amen. kugira ngo tufatanye muri uru rugendo. Yego. Rw'agakiza, mu rugendo rwo gukurikira Kristo. Yego. Imana ijye guha umugisha Amen. kunyibuka. Rero kubanzi ngiye kwibwira abatanzi wenda mbonye uyu munsi ari ubwa mbere. Nitwa Immaculée, ni Pastor Immaculée. Ndi umumama, mfite umugabo umwe n'abana n'abuzukuru. Urumva ko kuba mfite abuzukuru mfite n'abakwe. Yes. Bafite base, bafite ba nyina. Imana yangiriye neza. Amen. Numva ndi fier kuko ni umugisha Amen. Imana yampaye. Rero ndashima Imana ko uyu mugoroba turi kumwe. Muhawe ikaze muri uyu mwanya, muhawe ikaze mu mugoroba kugira ngo mukomeze mutushyigikire nk'uko Pastor bivuze. Amen. Rero Imana iduhane umugisha. Tugeze muri wa mwanya wo kuganiraho ijambo ry'Imana, wo kwibukiranya ijambo ry'Imana. Sege nsanga naratekereje nsanga ijambo ry'Imana ni ukwibukiranya, kuko nta muntu utarumva ijambo ry'Imana kugeza ubu. Rirumvikana ku mateleviziyo, ku maradiyo, nk'uko muri studio, mu nsengero, ahantu hose uhasanga ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo nongere kandi nkwibutse, twibukiranye. Imana ikomeze iduhane umugisha rero. Yego, murakoze cyane. Akoze cyane Pastor. Rero ndagira ngo muri aka kanya mushumba wanjye twicaranye, turakomeza tuganire. Yego. Dusobekanye ibiganiro byiza biri bufasha abadukurikiranye. Amen. Kugira ngo abantu bose bakomeze bahabwe umugisha. Ikiganiro tufitanye cy'aka kanya ni ijambo rivuga ngo hejuru yo gusenga ni igiki gikurikiraho. Gusenga ni iki? Turatangirana n'ibibazo tukubaza, ariko tuze kugenda dufashanya. Murakoze cyane. Noneho hari umuntu uri aka kanya wibereye mu buzima bwa buri munsi utazi igisobanuro cyo gusenga. Gusenga ni iki? Bivamo iki? Komereza aho ngaho. Murakoze cyane. Pastor urakoze cyane. Tugiye kuvugaho ijambo gusenga. Yego. Niki kivamo? Yego. Gusenga bikora iki? Amen. Kuko hari igihe dusenga ariko tutazi neza. Kuko iyo bihe twagiye tubicamo Pastor. Ariko natekereje nsanga hari umwanya twagiye tutakaza kubera kubikora tutabizi, tutasobanukiwe, tutazi bivamo ikiva mu gusenga. Rero naje kugira ngo turebe ikintu kiva mu gusenga. Nasanze rero gusenga ari imbaraga. Reka tubanze turebe icyanditswe. Twinjiye mu ijambo ry'Imana, mufata akajenda n'agakaramu kanyu, ubu tuba turiyo twiga, turiyo turababariza abakabaye mubaza icyo kibazo nk'icyo narimbajije. Gusenga ni iki? Bivamo iki? Kugira ngo wowe ubizi udukurikira ntacyo bitwaye, ariko ku muntu utabizi, kugira ngo yumve umumaro wo gusenga, yumve imbaraga zo gusenga. Rero tugiye kureba ijambo ry'Imana riri muri Yesaya. Yego. Mu bice 37. Mu bice 37 Yesaya, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Ibice 37 Yesaya uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Haravuga ngo gusenga kwa Hezekiya
niko umutwe w'amagambo bagenda tutanga ingero nyinshi turashaka turebe n'iki cyavuye mu gusenga kw'aba bagabo hanyuma tusobanure tubwire abantu gusenga icyo bizana kuko noneho twarabibonye ibi ni ibyanditse turi gusoma kugira ngo batabona ko turimo gutanga ibyacu ijambo ry'Imana abantu dufashwe n'ijambo ry'Imana. Amen. Murongo wa mbere rero haravuga ngo umwami Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye yambara ibigunira ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka yohereza Eliyakimu mu muryango w'ikikano yohereza Eliyakimu w'umuryango na Shebuni w'umwanditsi n'abakuru b'abatambyi bambara ibiguniya kwa Yesaya muhanuzi mwene Yesaya aramubwira ati Hezekiya we yadutumye ngo uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Ahari Uwiteka Imana yumvise amagambo ya Rabashaki yose yashebeje umwami wa Shuri yatumye atuka Imana ihoraho kugira ngo Uwiteka Imana yawe izahana ayo magambo yumvise. Nuko aterura amasengesho yawe usabira abantu basigaye. Yego murakoze cyane pastor. Ahangaha ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umwami Hezekiya abyumvise yego ngo ashishimura imyambaro ye yego yambara ibigunira ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Izi ni inkuru ndende z'iby'umwami Hezekiya yumvishije yego ariko dukomeje gusoma turasanga hepfo umwami Hezekiya reka tubanze tuvuge mwumve kuba umwami ariko umwami wubaha Imana umwami ushaka gukura inama aha abantu ku Mana umwami utakeneye ibindi byubahiro umwami ushaka guhesha Imana icyubahiro umwami atari wa wundi ujya mu bigirwamana atari wa wundi ujya mu mana zitari Imana ariko ngo umwami Hezekiya ibyo yumvishije hari ibyo yumvishije bitari byiza hari inkuru yumvishije zitari nziza hari amagambo yumvishije atari meza ngo ako kanya ashishimura umwenda we yiyambura ubwami bwe yiyambura icyubahiro cye nk'umwami ayambara igunira afata umuntu wo mu bantu be kandi wo mu muryango we ngo aramubwira ati genda ku muhanuzi. Yego Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko ijambo ryatubwiye ngo umwami yabanje kujya mu nzu y'Imana ariko aravuga ati ibyo byose ibi bintu izi nkuru sinaziherera. Yego Tusomye hepfo haravuga ngo genda umubwire ko hari umwana wendaga kuvuka. Yego Ariko ntabwo uwo mwana afite ahantu ari buvukire. Nta mbaraga zo kumubyara zihari. Yego Yumva ni ibintu birenze yumva ni ibintu bidasanzwe ngo atumaho ku muhanuzi atahari we wenda we uvugana n'Imana yashobora kumfasha gusenga akambwira amakuru y'ibi bintu bigiye kuba mu bwami bwanjye aho nyoboye giye mwami Hezekiya aho magarariye giye mwami Hezekiya ndumva aba bantu bashaka gusuzugura Imana yanjye atumaho ku muhanuzi umuhanuzi hari amagambo yamubwiye hari amagambo yamubwiye ariko aramuga ati mubihorere nayo magambo ntagutere impagarara ati hari aho tunasomye ijambo rambye ati hari aho nzahindura umutima we. Yesu ashimwe cyane. Tukomeje gusoma ayo magambo ariko ndimo ndatanga ingero ikimana ikore y'umuntu arimo gusenga dore umurongo wa 5 isengesho rikora umurongo wa 5 pastor kugira ngo ukomeze wari uvuze aho ngaho reka tubasome. Haravuga ngo abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya 6. Yesaya arababwira ati mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ati nutinya amagambo wumvise abagaragu b'umwami wa Shuri
umwami abagaragu b'umwami wa Shuri aba batutse nzamushyiramo undi mutima. Yego. Mbese urumva uyu mwami wa Shuri yarabatutse arabazengereza. Ni Senikerebu Senikerebu yarabazengereje mu gice cya 36. Aha niho urebera neza ku murongo wawo yaramutumye arabashaki yari umugaragu we. Aravuga tugende mubwire Hezekiya mubaze ngo ibyo byiringiro ufite n'ibyiringiro ki. Bihereye ku murongo wa 5 umurongo wa 4 kumanuka iki gice kigenda kibyerekana. Noneho Hezekiya yagiye guterura cyangwa se umwambaro ajya kwambara ibigunira. Byahereye mu gice cya 36. Komereza aho ngaho. Nuko nanze kujyayo kuko ndumva hari ibintu byinshi mu kabira yampaye. Yego rwose. None turagenda tutangiye. Komereza. Ndimo ndibutsa abantu. Nimba umwami afata umwanzuro n'umwanya wo kujya imbere y'Imana akajya mu nzu kugira ngo agende atakira Imana asenge. Muri make kujya mu nzu y'Imana ni ukusenga, ni ukubwira Imana. Noneho rero ni gute umwami afata umwanzuro jewe nkanjye jewe nkanjye ntsinda umwami ni umuntu usanzwe. Ese nimba umwami afashe umwanzuro wo kujya mu nzu y'Imana ni iki gihe cyatuma ahubwo ntajyayo inshuro mbese zikubye kuko we nta n'icyari kumutera ubwo. Icya mbere yari umwami, yego, ariko yanga akasuzuguro k'ibitutsi bamututse kandi babikorera ahayoboye. Aravuga ati hoya atari ko musange umuhanuzi Yesaya mumumbwirire ngo twatutswe gutya. Yesaya naramubwira ati ntutere ubwoba n'ayo magambo bakubwiye, ntukike intege byihorere, jewe ndamushyira mu ndi mutima. Haleluya, amen. Ibyo ni ukugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaruke. Turavuga ngo ijambo gusenga bimara iki iyo umuntu ageze muri ibyo? Hejuru yo gusenga n'iki gikorwa Imana ishimwe cyane. Tugende tutanga ingero nyinshi byanditse nk'abingana. Ngiye kuvugaho gusenga. Yego rwose. Gusenga icyo nabonye jewe nkanjye uyu munsi nshaka ko twibuka bene data. Twibuke gusenga. Imbaraga zo gusenga. Nasanze gusenga ni bombe ikomeye. Yego. Nasanze gusenga ari igisasu cya kindi cya rurimbo. Yego. Nasanze gusenga ari jimere, hari jimere hari intambara bareberamo bakareba abanzi bari kure. Gusenga rero ni jimere bakita kureba kure, ireba kure ikareba mu mutima. Gusenga, umuntu usenga iyo asenga aba afite ibyo bintu byose. Gusenga rero icyo bimara gusenga bituma umuntu uba inyangamugayo. Yego. Gusenga bituma uba umuntu udasanzwe. Haleluya. Umvikana ibyo bintu kuba inyangamugayo no kuba umuntu udasanzwe ni ibintu bitandukanye. Niba uri ahantu ndakwinjiza ubyandike. Gusenga bituma uba umuntu nyamuntu wa wundi Kristo agirira icyizere. Yesu ashimwe cyane. Gusenga biguhagurutsa ahantu wari uri nta muntu uza aho uri, ariko gusenga kukabibutsa bakaguhamagara utaruzwe. Yego. Gusenga bikukuraho icyangiro bikagukuraho ikisuzuguriro. Yego. Gusenga bituma uhabwa ijambo utari urifite. Gusenga bituma ingumbi ibyara itari kuzabyara. Haleluya. Gusenga bituma ibimuga bihaguruka. Ibyo Yesu arabikora. Ibimuga bihaguruka. Gusenga bituma ibiragi bivuga. Gusenga bituma ibipfamatwi byumva. Ndiho ndavuga imbaraga zo gusenga. Hejuru yo gusenga bituma ibyananiranye bikunda. Gusenga bikuraho umusozi. Haleluya. Umusozi ukuweho. Yego. Gusenga bituma ugira amahoro y'imbere mu mutima. Yandi abisi bashatse bakayabura. Yego. Aho gusenga twasanze uyu mwami Hezekiya amaze kumva amagambo ya Senikerebu, aterwa ubwoba n'amagambo yumvishije. Umuhanuzi Yesaya aramubwira ati bihorere. Iyo usenga Imana irakubwira ngo ndahari. Iyo usenga Imana irakubwira ngo komera. Yego. Iyo usenga
ushonje ugira umunsi ukahaga pasi. Yego. Iyo usenga wambaye ubusa, Amen. gusenga birakwambika. Hallelujah. Gusenga uba uri kuvugana n'ijuru. Yes, iyo Lord. urimo gusenga utagira inzu basa, Imana irayiguha. Cyane. Ntabwo ishobora kukureka. Iyo usenga Imana ikukura mu bukode. Yego. Iyo usenga Imana ihindura ibihe. Yego. Ifata ibihe ikabihindura, abantu bakakureba bakayoberwa. Iyo usenga Imana ikukura hahandi wari uri hasuzuguritse ikakuzamura. Ndiho ndakwibutsa gusenga icyo bikora. Iyo usenga uhabwa ijambo aho utari kuzabona ijambo n'umunsi n'umwe. Iyo usenga ukurwaho wari uri ugashyirwa ahandi hantu. Iyo usenga ugira ubuzima bushya. Ugira ubuzima bushya. Iyo usenga uwambara izindi mbaraga zituma utagwa. Iyo usenga bituma ahananiye abandi uhashobora. Iyo usenga kuko twasanze gusenga ari jime basta nta mbundi irakorwa ireba mu mutima w'umuntu. Ariko iyo usenga Imana igira iki igahishura. Imana igahishura. Yesaya mwabwira Ezekiya ngo humura, ntutinyishwa n'amagambo, ntutinyishwe n'ibyo bigambo n'ibyo bintu wumvishije wowe ubyihorera. Kuko Imana yari imaze kureba mu mutima w'uyu w'aba bashuri bari gutera umameze. Ahubwo ati ntutinye. Nasanze gusenga nta kintu habe na kimwe kisa no gusenga. Gusenga bizura ibintu byawe n'ukuri. Gusenga ubwawe birakuzura bikakuzahura. Basta Imana yavuganye nanjye ku gusenga. Kuganiriza abantu ku gusenga. Uyu munsi saa 9. Gusenga gusobanura ibintu bisobanye utaruzi ko bizagenda. Gusenga iyo uri mu mwanya wo gusenga ntabwo usigara uko wari uri. Imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga. Hallelujah. Iyo urimo gusenga, gusenga bikingura ijuru. Hallelujah. Gusenga bica imigozi. Amen. Ndatanga ingero kuri Paulo na Sila. Yoherejwe ijuru ryohereze marayika. Iyo usenga abandi barahinga. Bo bakajya bibaza ngo wahinze ryari imvura yaguye mu murima wawe kwa kangahe. Iyo usenga ifata ubusa amafaranga makeya Imana ikayagura ikayagira menshi. Iyo usenga gusenga kurimbura ibihome, kurimbura imisozi, gusenya ibishitsi, gusenga kuca iminyururu. Hallelujah. Gusenga ndio ndakumbuza abantu gusenga. Icyo gusenga kukora, icyo gusenga kumaze, icyo gusenga kumariye abizera, icyo gusenga kumariye abakiriye Kristo mu mwana, abakiriye umucyo. Gusenga urugo rwawe ruba rutandukanye n'izindi. Iyo usenga abana baba batandukanye n'abandi bana. Bene data bakoze Imana ntabwo ari ukuvuga ngo nukwikunda. Ndigonda kubwira ngo gusenga niko guhindura ibyo bintu byose. Gusenga ni musenga ijuru rikakinguka. Iyo usenze ibintu byose biva ku Mana ishobora byose. Imana itegeka ijuru ibintu bikakugeraho. Imana itegeka ijuru bikaguha icyerekezo. Imana itegeka ijuru kutabarwa kutaturuka ku Mana. Iyo usenga urarwara, ariko kurwara ntabwo bikuherana. Iyo usenga barakubwiye ngo ntuzakira, nukuri urakira. None kugira ngo wongere usubire mu mwanya wo gusenga. Wumve gusenga koko gusenga no kuganira n'Imana, no kubana n'Imana. Ntabwo wabana n'Imana ngo usigare uko wari uri. Gusenga niyo wanapfa. Kristo indirimbo remba ngo kubaho ni inyungu no gupfa. Kubaho ni inyungu no gupfa nako ni iyindi nyungu. No gupfa nabyo ni iyindi nyungu kuko kajya kwibana n'Umwami. Ubugingo buhoraho. Uragenda ukabana n'Umwami kandi ntabwo tuzabaho nk'amabuye. Ariko iyo usenga hari imiryango ikinguka. Iyo usenga nshuti yanjye nuko urugira ijambo. Ahangaha hari ijambo Pastor nkunganiraho gatoya. Hari ijambo riboneka muri Zakariya. Zakariya 14 ku murongo waho wa 17. Uri uravuga turavuga imbaraga zo gusenga. Hejuru y'imbaraga zo gusenga ni igiki gikorwa.
hejuru yo gusenga ni igiki gikorwa. So ni ukuvuga ngo Zakariya 14 umurongo wa 17 niba wahageze wahasomera tugafasha abantu, noneho nkaza nkagira icyo nkunganiraho kugira ngo abantu barusheho gukunda Imana no kusobanukirwa imbaraga zo gusenga. Gusenga ntabwo ari uguseguza, gusenga ni ugusaba, kandi uwasabye arahabwa. Zakariya 14 umurongo wa 17 uwasabye arahabwa. Ariko aho ngaho tubanzaho gatoya, noneho tuze twinjire mu mbaraga zo gusenga. Twinjire mu mbaraga zo gusenga, tubwire abantu imbaraga zo gusenga, umumaro wo gusenga. Gusenga iyo abantu basenga, gusenga nababwiye ngo gusenga si uguseguza, gusenga no gusaba Imana. Iyo dusebye, iyo urushaho gusenga, gutera intambwe yo gusenga, ukinjira ahera h'Imana, uko urushaho kugenda wegera Imana umutima wawe wishaka, ndiko urushaho kugenda wibona ubwambure bwawe, ndiko urushaho kugenda wibona icyo gusenga gukora. Gusenga kumanura amavuta y'Imana dukura mu maso yayo, Imana ikadusigira mu cyumba cyo hejuru. Igihe itorero ryavukaga, Bibiliya iravuga ngo bari mu cyumba cyo hejuru, mu nzu ya nyina wa Mariko, bari bategereje aho ngaho rya sezerano Yesu amaze kuzuka, ngo hanyuma batungurwa n'umuriro wo mu ijuru urabatungura, buri muntu wese yuzura umwuka. Iyo umuntu ari mu gusenga, icyo gusenga gukora, hejuru yo gusenga umuntu arasigwa, hejuru yo gusenga hejuru yo gusenga wasabye Imana wizeye, habaho kugira ubuzima buhindutse, habaho kugira umutima w'imbaraga, habaho kugwiza ibyiringiro n'umutima shingiro, ukubwira yuko iyo usaba ariyo kwizerwa kandi no gukora izabikora. Niyo mpamvu imbaraga zo gusenga, iyi si yahinduwe n'abantu basenze Imana. Abantu bahinduye amateka y'isi n'abagize ubuzima bwaraye hejuru y'imisozi, n'abagize ubuzima burara mu byumba byo hejuru. Iyo ubuzima busenga bugira itandukaniro n'ubuzima budasenga. Ubuzima busenga Imana ibugushiriza imvura. Zakariya 14:17 haravuga ngo umuntu wese wo mu miryango yo mu isi utazazamuka ngo azamuke agiye Yerusalemu gusenga, nta mvura iwabo izagwa. Iyo dusenga hari ibintu biva ku buzima bwawe. Iyo dusenga hari ubuzima bwacu, hari imvura yitwa imvura y'umuhindo izanwa no gusenga. Iyo dusenga hari imigozi icwa iva ku buzima bwacu. Iyo dusenga hari imiryango ikinguka. Gusenga kuzana amavuta, gusenga kuzana ibonekerwa, gusenga gukingura urugi, gusenga kuzana marayika akakuvanaho iminyururu wari waciriwe urwo gupfa, ukarokoka ukongera ubuzima bugakomeza. Turabibona byakozwe n'intumwa, ibice byaho 12, ibice 12 guhereye ku murongo waho wa 5, ngo abitorero bagira umwete wo gusenga. Basenga kubera iki? Herode yari yiyongeje gufata Petero, afata umugabo udafatwa, afata umugabo wari ugifite ibihe byo gukomeza umurimo. Itorero ngo rigira umwete wo kumusengera. Ngo marayika w'Imana aramanuka, amanurwa n'imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga, hari amasengesho yitwa impuruza, amasengesho yitwa banguka ngo utabare, amasengesho yitwa banguka ngo utabare, banguka manu nabare, amasengesho ya banguka nabare. Abana we ndafashijwe ku izina ry'Imana, ndafashijwe. So imbaraga zo gusenga zijya zituvana mu byicaro tumenyerewemo, abantu batuzimo. Gusenga kukagutwara mu myanya y'abakomeye, gusenga kukagusiga, kukirukana karande yawe, kagutwikurura utaruzwi ukamenyekana bivuye mu gicaniro cy'umutima. Umutima wuzuye igicaniro cy'amasengesho
haleluya. Iyo abantu buzuye igicaniro cy'umuriro wo gusenga, nta dusimba tw'abadayimoni tugutondagira. nta dusimba tw'abadayimoni tugutondagira basi. Ni ukuvuga ngo igicaniro cyo gusenga mu mutima, umuntu ufite igicaniro gisenga Imana ntago atwarwa n'irari ry'umubiri, ntabwo ayoborwa n'irari ry'umubiri. Iyo uri umuntu wasenze, ni ukuvuga ngo hari iby'umubiri utakubwira ngo wumve, hari iby'umubiri utakubwira kubera ntabwo ufitanye umwanya nawo, ntabwo ufitanye umwanya n'uwo mubiri. So ni ukuvuga ngo iyo rero umubiri utawusengesha, uba usa n'igikoni kidaheruka guteka, kiba cyuzuyemo umwanda, kiba kirimo udusimba ibitagangurirwa. Nibwo buzima budasenga. Ubuzima budasenga buragwa bukanywa inzoga. Ubuzima budasenga bujya mu busambanyi. Ubuzima budasenga butondagirwa n'ibibonetse byose. Umuntu ugasanga yaraveteye kubera igicaniro cy'amasengesho mu mutima we cyarazimye, so aratondagirwa n'utuntu twose. Buri tudayimoni turamumenyera. Aha rero muri iki kiganiro ndafashirwa ku izina rye. Muri iki kiganiro tuje kuvuga imbaraga zo gusenga, imbaraga zo gusenga. Hejuru yo gusenga ni ibiki bikorwa, twabidomyeho imitwe y'intoki. Rero turagira ngo abantu bumve. Ahanga mu ijambo nakubwiye gusoma, nubwo utarisomeye abantu, biravuga ngo ariko imiryango yose yo mu isi itazazamuka ngo ijye Yerusalemu gusenga, nta mvura iwaba izagwa. Umuntu usenga nta mvura izagwa. Ni ukuvuga ngo abantu bakeneye kugushirirwa imvura, karande y'iwanyu ugatandukana nayo. Ukeneye gusenga, ukeneye kubona ibintu ku buzima bwawe. Nawe ubuzima bwawe bugira diresi. Abantu nibagabanye gusenga, nibagabanye kurya, bagabanye kuryama, bagabanye kwidagadura, basigaze amasaha yo gusenga. Ndafashirwa ku izina ry'Imana. So abantu bagabanye umwanya wo kuryama cyane, bagabanye umwanya wo kwidagadura, bagabanye ibintu n'ibindi. Niba bakeneye ko ubuzima buhinduka, abantu imbaraga, buriya ari akantu buriya ari agatekerezo gakomeye pastor. Buriya ngo inkoko kugira ngo ijye kubyara, buriya bayikubise urushyi. Inkoko buriya ngo ni agatekerezo karimo inyigisho. Buriya ngo umwami yahamagaje, ni agatekerezo karimo inyigisho. Buriya ngo umwami yahamagaje amatungo yose akoresha umunsi mukuru muri stade. Ni agatekerezo. Narindi rero nkubwira akantu, ni agatekerezo karimo inyigisho kugira ngo abadukurikiranye baze gufashwa. Ni ukuvuga ngo rero ngo umwami yahamagaje amatungo, aravuga ngo buri tungo ryose rizana umwana ryabyaye. Ihene izana umwana wayo, inka izana umwana wayo, buri kintu kizana umwana wayo. None ngo bigeze ku nkoko iterura amagi irayajyana. Urabyumva neza? Noneho buri kintu kigenda kigaragariza umwami kimwereka umwana cyabyaye. Inka yerekana inyana, ihene yerekana buri riri. Noneho bigeze ku nkoko yerekana amagi. Ngo umwami ayikubita urushyi mu itama. Amaze kuyikubita arayicyurira, ngo arayibwira ngo abandi barama abana wo kanzanira amabuye. Amaze kwibwira iryo jambo riyikomeretsa umutima, inkoko irirukanka iragenda ijya mu cyumba, iterura ya mabuye iyajyana mu cyumba, naho yatandukaniye n'ibyo kurya. Naho yatandukaniye n'ibyo kurya kugira ngo izabone umwana. Niyo mpamvu bakubwira ngo iyo bagucyuriye uri muza abandi, nibwo ubona ubushobozi bwo gutekereza kubaka iyawe. Urabyumva neza? So ni ukuvuga ngo rero aho ngaho ni ukuvuga ngo icyo abantu tugomba kubigisha imbaraga, umumaro wo gusenga, kugira ngo nawe ijambo rikomezanye tugana ku musozo, kugira ngo abantu bumve. Turavuga hejuru yo gusenga icyo bibyara. Turababwira uburyo gusenga imbaraga zibirimo, uburyo gushobora kuguterura aho rumenyerewe kukagutereka ahandi hantu. Niyo mpamvu rero hano dusa n'abantu bashaka gukirigita abantu mu bitekerezo. Abantu bahaguruke bashaka Imana, kandi irabonwa. Bahaguruke bashaka Imana, bayishake. Ahanga rero ngo inkoko yaragiye ishyira amagi hejuru mu cyumba cyo hejuru, isezera kuri zene wabire zibwita uyu munsi nimuzongera kumbona mu myidagaduro. Urabyumva neza? Ishyira imbaraga zishyira mu cyumba cyo hejuru. Burya irarira iminsi 21, minsi 20 ku munsi wa 18 wa 19 itangira guhanura. Urabizi isatira muri icyo gihe iratogota mu cyumba cyo hejuru. Rero
abakobwa n'abasore badukurikiranye hano bavuga ko ibintu byasobanye ngo byanze, nibagabanye imyidagaduro y'ibyayi, bagabanye imyidagaduro yo kujya kwifotoza muri za jaride, bashyira imbaraga mu cyumba cyo hejuru, bajye mu cyumba cyo hejuru, urebe ngo haramanuka amavuta mu ihembe ry'ikiganza cy'Uwiteka, haramanuka amavuta yo kugusiga, ababenzwe muzabengukwa mu cyumba cyo hejuru. Ibintu byose hariya mita kuri minisiteri Karagwa mu Rusesamanza, hariya mu cyumba cyo hejuru hitwa mu Rusesamanza. Iyo wamaze kuzinukwa n'isi ikakunanira, jujuriza ujye mu cyumba cyo hejuru maze urebe ko ibyasobanye bitazasobanuka. Na umuntu buriya nababwiye ubushize, ndababwira ngo niba mukeneye kumenya gutinya abantu, muzatinya abantu batatu. Uzatinya umukuru wihaye, uzatinya umwana ko kutazi icyo azabavamo, uzatinya umuntu usenga Imana. Umuntu usenga Imana bwaca mu gitondo yabaye ikindi utari witeze. Niyo mpamvu rero umuntu usenga Imana aratungurana. Komereza aho ngaho, komereza aho ngaho dusoza. Turimo gusoza, reka turebe ijambo ry'Imana, turebe ikintu Yesu yakoze. Muri Matayo ibice 26, yego, umurongo wa 35, umurongo wa 36, yego, turebe icyo gusenga kwa Yesu byakoze. Matayo 26, my goodness, 26. Ushaka kureba izi mbaraga za Yesu n'iki yakuyeyo, byagenze gute? Matayo 26 umurongo wa 36 haravuga ngo maze Yesu agerana nabo ahitwa Getsemani, abwira abigishwa bati nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana na Petero na Zeradiyo, niba ari Zeradiyo, bombi atangira kubabara no guhagarika imitima cyane, maze arababwira ati umutima wanyu ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso nanjye. Yigiraho imbere hato arunama arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Aragaruka abwira abigishwa bati bari basinziriye, abaza Petero ati harya nimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Nuko mube maso musenge mutajya mu moshya. Pastor Soma, sinde bivugaho byose turagira vuba kubera umwanya dufite. Yego, hasome murongo wa 40 aravuga, umurongo wa 41 aravuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera umurongo wa 42 aravuga ngo yongera kugenda ubwa kabiri, aravuga ati niba bishoboka ko arongera aragenda ubwa kabiri, arasenga ati data niba bishoboka ko iki kindenge ko kindenga ngo ukereka ukinyerekeyeho. So nyunganira aho ngaho nkasomera twumve. Haravuze ngo yongera kugenda ubwa kabiri, yego, arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe niba bishoboka kindenga ngo kireka nk'inkwereyeho, ibyo ushaka abe ari byo biba. Pastor Imana guhumugisha, turekera ariko tusanze Yesu hano yasenze inshuro 3. Yego, tukomeje tusomye inshuro 2 ariko yasenze inshuro 3. Yego,
icyo nashakaga kuvuga pastor aba bigishwa bari kumwe na Yesu Yesu yari afite misiyo itahwanye n'aba bigishwa nk'uko uyu munsi waba ufite umuhamagaro uyu muhamagara wawe watumye ufungura ino channel kugira ngo ubutumwa bwa Kristo bwamamare yewe birashoboka kuba nubwo ndi hano atari wo muhamagaro wanjye noneho bikatuma wambwira kugufasha kumva nge ntibindeba cyane kuko vision yawe nanjye mfite nanjye ibyanjye abigishwa bari bafite ibyabo none Yesu aravuga ati tusenge ngiye gusenga agarutse asanga aza kubabwira ibyo ababwira ko afite agahinda kenda kumuturiza kenda kumwica aragenda aravuga ati tusenge agarutse asanga basinziriye avuga ati ntago mubanya nanjye nibura isaha imwe agarutse arongera asanga basinziriye basanga amaso yabo yaremera baravuga atari kuko biri kose musenge kugira ngo mutajya mu mosha ndashaka kuvuga ku ijambo gusenga no kuvuga iyo usenga hari ibintu byinshi cyane gusenga bikurinda Yesu aravuga ati musenge mukanguke si igihe cyo kuryama si igihe cyo gusinzira ni igihe cyo kuba maso ni igihe cyo kuvugana na data ese Yesu nimba aragiye gusenga wowe urinde utajya wibuka ese ko ushobora kugwa mu mosha nimba utasenze ko batarimo gusenga baguye mu mosha pastor gusenga bituma utagwa mu mosha gusenga bituma uba umugabo w'indashyikirwa gusenga bituma uba umugore udasanzwe urugero ku bandi gusenga bituma uba umukobwa atari wa wundi basuzugura uko biboneye gusenga bituma babanza kubazanya ngo ese ndagenda nte uriya mukobwa ndamusanga nte uriya mukobwa nzamubona nte ese nimero ninyibona nzamuvugisha nte ese uriya musore bizagenda gusenga bituma bavuga ngo reka tubifatire umwanya reka tubitekereze turabona bikwiriye turabona isaha igeze Yesu aravuga ngo musenge mutagwa mu mosha ariko baravuga ngo yewe ngo amaso yacu araremereye Yesu yumvise bavuze gutya aravuga ngo arabihorera Yesu arakomeza na misiyo yiwe akomeza gusenga bizabara tubwiye ko yasenze haleluya gusenga rero hari ikintu birema gusenga hari icyo byubaka amaze gusenga ngo aravuga ngo umutima wanjye urabikunze ariko umubiri ufite intege ariko kubera za mbaraga zo gusenga arongera aravuga ngo data we nimba ushaka iki gikombe kindenge ariko imbaraga z'amasengesho zarongera avuga ngo ariko bibuka ushaka da nibibe nkuko jewe nshaka ngo umubiri ufite intege nkeya ariko umutima urabikunze nta ariko umubiri ukababara mwene data urimo kubabazwa n'ibihe ukababazwa n'umubiri senga aho ni uri bukura insinzi aho ni uri bukura igisubizo honyine aho ngaho ni Imana iri bwohereze malayika akaza akakusanga gusenga byatumye Daniel bajugunywa mu rwobo rw'intare intare n'izabarya gusenga byatumwe benyegeza itanura inshuro 7 bagera mu muriro basanga umwana w'Imana ari we Kristo muri wa muriro kubera gusenga kuko bafashe icyemezo baravuga ngo uko byagenda kose ntabwo tuzakoza Imana yacu iso gusenga bishobora gutuma ujya gusaba akazi ko nashaka kubwira bya bindi ngo basige bavuga usaba ruswa y'igitsina bikukuraho ya mavuta bikukuraho bwa bunyangamugayo hanyuma iyo usenga bituma utajya muri ibyo utegereza Imana kuko iyo usenga ijuru riba riri gutegura ibyawe ijuru riba riri kugutegurira ibyawe humura nakwibutsaga kugira ngo usenge ongera kandi usenge niba wasengaga rimwe ongeraho kabiri wongera usenge ntusenga kuko runaka yasenze ntusenge kuko ari itegeko ntusenge kuko iteraniro ryabitanga senga nkawe ibyo wabuze birakunda ibitari gucamo biracamo urabona igisubizo urabona butabazi buturuka ku Mana rakoze cyane pastor Imana iguha umugisha cyane abantu bumvishije nibura message yumvikanye imbaraga zo gusenga hejuru y'imbaraga zo gusenga mwumvishije ibivamo iminyuru riva ku maboko iminyuru riva ku maguru ingumba zirabyara abari insuzugurwa bahinduka abanyacyubahiro hejuru yo gusenga ubu pastor nuko tutabonye umwanya amasaha aratugendanye ariko tuzi icyo gusenga kwamukoreye gusenga tuzi icyo kwamukoreye gusenga nanjye mfite icyo kwankoreye tubigiyemo tugatanga ubuhamya nitwavuga ijambo ry'Imana ariko turagukangurira mwene data dukurikiranye muri uyu mwanya muri iki kiganiro va mu kirangiti va mu mashuka
va mu bunebwe, shyira imbaraga, va mu kunywa ibyayi bya buri munsi. Niba Imana utegereje ko isezerano rizaza rikagusanga muri salo, rizagusanga wiyuha ibyayi, bizagusanga muri salo utonora inzara, rizagusanga muri handi widagadura wibereye oya. Gusenga kuragutwikurura, gusenga kuragukingira, gusenga kukwambika ubudahangarwa bwo kutavogerwa n'abadayimoni bose, gusenga kukwambika igikundo cy'Imana kikakubaho. Niba uri umwana w'umukobwa, abasore b'imburamumaro hano ntabwo bongera kugutemberera no kugukorakora, baragutinya. Umuntu usenga aratinyika kandi aba afite umutima woroshye w'Imana. Rero twagukanguriraga tugukundisha gusenga. Jye n'umukozi w'Imana ureba imbere hano, reka dusenge dusoza, dusengera abantu n'isengesho ry'iminota 1 n'igice. Hanyuma noneho twatuza abantu, hanyuma ubasengere. Turagushimiye kandi ngaho sengera abantu nanone. Imana iguha umugisha. Wakoze kutuzanira ikiganiro cyiza cyane. Yego Mana y'imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi. Thank you Jesus. Turakushima uyu mugoroba mwiza w'umugisha, mugoroba udasanzwe. Amen. Ushimwe Kristo, utambirwe none n'iteka ryose, uri Mana yo kubahwa. Turasengera bene data uyu mugoroba, Mana bari bacitse intege, bari bananiwe, bari bafite iminaniro myinshi y'umubiri n'iy'umutima. Turasenga ngo umanure imbaraga, wongere uboherereze marayika abakangure nk'uko yakomye Petero mu mbavu kugira ngo caga iminyururu haguruka sohoke ave muri gereza. Mwamu basurwe nawe uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ugenderera abakobwa bacu, ugenderera abasore bacu, ugenderera abapapa n'abamama, ugenderera igihugu cyacu kigirire neza, itorero ryawe imiryango yacu, hagurutsa abakobwa, hagurutsa abamama, itorero ryawe turarishengeye Jehova rimasekera babasendereba. Turabasengeye Mwami, ishina bayitunye ukuboko kwawe kwiza kw'imbabazi mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe Mwami zica iminyururu, abana babakingurira amarembo Mwami Jehova El Shaddai. Mu izina rya Yesu turadekarara mu kirere cy'u Rwanda amahoro akomeza aganze, umutekano wacu mwiza ukomeze usugire Mwami, igihugu gitera imbere, abatuye isi batabarwa n'ukuboko kwawe. Kiruta byose abantu bakumenye Kristo. Imbaraga zawe Mwami zinjira mu mitima y'abantu bawe n'izina rya Yesu Kristo. Reka ijambo ryawe Kristo, icyubahiro kibi cyawe Kristo Mwami wacu waducunguye, yarasengaga kugira ngo abwira abigisha ngo basenge batagwa mu moshya. Mu isi harimo amoshya menshi abera bagwamo, ariko ubambika imbaraga. Turasaba imbaraga ziva mu ijuru. Urakoze cyane Data, icyubahiro ni cyawe. Uyu mugoroba Mwami, haleluya, umugoroba udasanzwe. Amen. Izina ryawe rishirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. 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 Abatukurikiranye rero, Pastor arambye ngo mbatuza agakiza. Twari tumubwira ngo dusengeye Pastor arakoze. Yego. Hanyuma ku muntu washakaga kwakira agakiza, murabizi ko tujya dusoza kenshi dushaka kwakira duhamagara abakizwa. Ushobora kuba uri umuntu uruhijwe n'ibyaha n'ibindi, ariko mu munota 1 n'igice reka mushumba bayobore muri iryo sengesho. Ku muntu ushaka kwakira agakiza, munota 1 n'igice igihe cyatujyandanye, hanyuma wiyakira agakiza. Murakoze cyane. Amen. Abantu batukurikiye rero, ndagira ngo aho uri birashoboka ko uri mu bantu benshi cyangwa uri he, ariko nubwo utari buzamura uko kuboko naringiye kuvuga, ariko mu buryo bw'umwuka wumve kwakira. Ndagira ngo rero nkufashe kugira ngo wature wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngaho aho rivuga ngo Mwami Yesu, yego, nje imbere yawe, ndi umunyabyaha, ndaje ngo umbabarire, ndihanye, kuva uyu munsi mbaye umwana wawe. Umbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, ubimbabarire Mwami Yesu. Kuva uyu munsi vuga ngo mbaye umwana wawe Yesu, vuga ngo nanjye mbaye icyaremwe gishya uyu munsi. Rero aka kanya umugoroba n'umugoroba w'umugisha ku buzima bwawe. Reka amazina yawe uyu mugoroba, kuko uhawe umugisha wo kumva ijambo, yandukurwa muri cya gitabo cy'abarimbuka. Subira muri iryo jambo, wongere usubiremo uvuga ngo amazina yanjye yandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Imana iguha umugisha rero mwene Data. Reka tugusengera Imana ikwambika imbaraga. Amen. Mana, turusengeye uyu mukozi wawe, uyu muntu wakiriye
agakiza turamusabira imbaraga mu rugendo rw'akakiza agiye gutangira nonaha umukomereze intambwe umukomereze amaboko Mana yanjye isumba byose umusura umuganirize umuyobora inzira yo gukiranuka umucyo wawe umurasire umufata ukuboko umubere byose ko kuri byose umugoroba ko kwabaye umwana wawe arakwakiriye reka imbaraga zindi zamukoreshaga zitsindwe mu izina rya Yesu imbaraga z'ubwami bw'ijuru ziganza ubwenge n'umutima n'ibitekerezo bye urakoze Mana ko kubyumvishije mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha hanyuma itangazo ku bantu baba bakeneye telefoni ya pastori muzanyandikire muri comment muyinsabe nzayubaha telefoni iri aho ngaho ni telefoni yacu dushyiraho ni telefoni yanjye ya kabiri abakeneye umukozi Imana mumukunda nimuzagira ikibazo mutunyureho mumamagare mbahuze nawe rwose mbahuze nawe abakeneye kumuvugisha ntabwo hano dutanga telefoni y'umuvugabutumwa telefoni biri hano kuri televiziyo cyangwa se kuri inuza abari yacu ariko wamukenera atunyuza akaduhamagara umushaka twaguhuza n'umukozi w'Imana Imana iguhe umugisha reka rero tubasezere bye umunsi mwiza shalom shalom